Murakoze cyane, reka tubahe kandi ikaze mwebwe inshuti z'umusaraba bari ahantu hatandukanye, abari mu Rwanda, bari hirya mu mahanga. Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane kandi mwahisemo neza. Iyi ni channel cyangwa umuyoboro w'inyigisho z'ijambo ry'Imana ku Musaraba Impact TV. Ariko kandi by'umwihariko murabizwa turi mu kiganiro cyitwa Humuka. Humuka, ngira ngo turagarutse kandi humuka. Abantu benshi nibazaga humuka, guhumuka, muhumura agenda rebe, humuka ugenda ukore, ubuzima buhumutse iherezo rizigamiwe. Niyo slogan yacu. Turaje ndi kumwe n'abagabo bari hano, ngira ngo murabona ko iburyo n'ibumoso tugaragiwe kandi n'abantu b'Imana bajya kudufasha muri ya ntego dufite cyane komeye. Ibumoso bwanjye ndi kumwe na ni Emmanuel. Emmanuel. Umeze neza Emmanuel? Ashima Yesu. Imana ikumugisha. Karibu cyane mu kiganiro. Ako se mwese ni ba Emmanuel. Noneho ni ba Emmanuel gusa. Ndagira ngo rero mu kiganiro dutangira, nge ni Mahombe nkuko bisanzwe. Ndagira ngo none ninginge Emmanuel ni Ntakirutimana, uyu ni Emmanuel Hakorimana. Ndagira ngo ninginge Pastor Emmanuel Hakorimana asenga Imana tugaruke mu yatuganira. Turagushimiye Yesu. Turagushimye ko duhaye ubuntu bwo kugira ngo tubere umugisha abantu bawe, ariko natwe tukubera umugisha kubera ko waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. We yari witegure kera kugira ngo tuyigenderemo. Ntaba ari twebwe, Mwuka Wera kure kurusha ibyo twakora, agere kure, agere ku ngingo twe tutakoraho, atacinge, akore ku mutima aho ukeneye ko akora, kandi dushimye ko ugiye kubana natwe. Mu izina rya Yesu Kristo tusabye twizeye. Amen. Murakoze cyane kandi urakoze kudusengera. Ni ikiganiro humuka koko, aho dufite urugendo runini kuzaganira uburyo umuntu ava mu buzima buhumye akakira ubuzima buhumutse. Ubwo tuzavuga ubuzima buhumye, tuvuga igikorwa cyo guhumuka naho kibera n'ugikora, no turebe naho ubuzima buhumutse ukuntu bubaho, ukuntu umuntu abaho. Ubushize twagiye tuvugaho byinshi kandi tubahishiye byinshi, muzagumane natwe muzagenda mubona byinshi bikomeye kandi bitangaje. Dufite umurongo rero tugenderaho muri Marko 8:20 na wahera 22 ko ntacyo bitwaye. Ngo Yesu aho umuri impumyi, kuko impumyi Bibiliya yuzuyemo n'impumyi. Burya ni za kera. Bagira i Betsaida bamuzanira impumyi, baramwingira ngo ayikoreho. Uyu ni Yesu. Ayifata ukuboko ayisohokana mu kirorero. Aha naho muraza kutubwira. Acira amacandwe mu maso yayo, ayirambikaho ibiganza, arayibaza ati hari icyo ureba? Igiye kureba irararama, iramusubiza iti ndareba abantu ariko barasa n'ibiti bigenda. Aba bantu bari ibiti cyangwa ibiti byari abantu, sinzi. Yari indoro, cyari ikibazo cy'ureba, ntabwo ari ikibazo cy'abantu n'ibiti. Arongera yishyira ibiganza ku maso, iratumbira, irakira, isigaye ireba byose neza. Naha twifuza kugira ngo umuntu agere wese. Turakwifuriza ubuzima mu by'ukuri buhumutse. Uyu ni umugabo ngo yari impumyi, ariko murumva ubwo buzima bwo guhuma hari icyo gutera, hari ikibutera, hari n'ukuntu bubaho, turabireba. Ariko kandi tuzanareba amaze guhumuka. Uziko yahumutse ariko yamukozeho bwa mbere asigara ibintu bimeze nk'ibiti bigenda. Tuzabireba ibyo bintu bimeze nk'ibiti bigenda, ariko kunyuma none yongeye kuraho abona ngo noneho arikora byose neza. Tukwifuriza kuzasigara rero byose neza. Dufite slogan rero ivuga ngo ubuzima buhumutse iherezo rizigamiwe. Ubuzima buhumutse iherezo rizigamiwe. Abantu bumve miki. Nituvuga ubuzima buhumutse iherezo rizigamiwe, nibyo twifuriza abantu. Ahazaza h'umuntu hashingiye mu byo yabonye. Rero niba ushaka kugira ahazaza hazima, hazigamiwe, hafite icyerekezo, hafite gahunda, bizaturuka mu byo uri kureba. Niyo mpamvu dukeneye ko abantu bareba byari, bakareba byose. Bakareba byose bigenda birema ahazaza Yesu. Ubwo ubuzima budahumutse butareba, bivuze ko no hirya harimo ikibazo. Hari ikibazo gikomeye cyane. Katubifurize guhumuka, gufasha abantu bakareba. Ndagira ngo uyu munsi tuganire cyane, dutinze cyane ahantu hitwa ubuzima buhumye. Umuntu ashobora ati iyo muvuga ubuzima buhumye, ngewe ndareba
njye njya mu mujyi nkajya Nyabugogo nkajya Nyagatare ndabona by the way ikindi cya kabiri soma Bibiliya yanjye ndigisha amategeko y'Imana ndayasoma nkayumva ibyo bintu bakubuza buhumye niki pastor buzima rero buhumye umuntu ashobora kubaho yego ahumye anareba ahumye anareba yego byabaho kubera ko hari ijambo riri muri Yesaya rishobora kuvuga Yesaya 43 noneho ngo ninjye wamuremye ninjye wamubumbye ageze ku 8 aravuga ngo sohora impumyi zifite amaso sohora impumyi zifite amaso n'ibipfamatwi bifite amatwi rero urumva umuntu ashobora kuba afite amaso ariko ahumye atareba atabona kandi ndakubwiza ukuri ubuzima umuntu ajya bubamo yibwira ko areba kubera iki ararebesha amaso y'umubiri akagira ibintu abona ndetse rimwe yashyira mu bitekerezo by'ubwenge bitewe n'ibitabo yasomye akabata ahantu handitse ngo muntabaze ndabatabara muzansaba nanjye mbahe akibwira ko ibyo ngibyo bituma areba ariko mu by'ukuri mu buzima bw'ubuhumyi n'ubuzima buriho ndetse dukwiye no gusaba kugira ngo Uwiteka arusheho gukora abantu ku maso babashe kureba kuko nk'uriya mugabo mwavuze yahuzaga ngo ndareba abantu ngo ariko ndi kubona ari nk'ibiti bigenda kandi tutanagiye kure uribuka umugaragu wa uyu Gehazi nawe yarizi ko afite amaso ariko amaje kuganira na shebuja ngo yarasohotse ngo ajya kubona ngo bona umusozi ngo bona ibintu by'ingabo ngo abona agaruka arimo ararira ati databuja turapfuye tugeze dute hari ibyo yari yabonye none ubasha kuba areba nuvuga ngo umuntu ashobora kuba areba ariko ibyo areba bikamutera ubwoba nyamara undi yareba ibyo abonye ahubwo bikazana ubuzima bw'insinzi muri we turabibuza gute n'icyo bita guhumuka urumva bafite amaso barareba arabona kandi nawe Gehazi nk'uko mubivuze Gehazi yarebye yabona na Elisa nawe yabonye ni gute twitera isi Gehazi mu kandi yabonye bishatse kuvuga ikirere kabaze ntangariza abantu ko kuba ufite amaso ntabwo ari ikimenyetso cy'uko ureba icyo ni ikintu izina basohoye ku 8 zifite amaso ariko nubwo hari ibyo zarebaga ariko uzisohoye hari urwego ashaka ko zigira gute zirebaga kandi urwo rwego rwo twifuriza abantu kureba urwo ni rwo Gehazi atabona agahangayika yamara kurubona agatuza biraduha ko guhumuka muradufasha babyumve bivuze ko icyo bita guhumuka harimo ikindi kintu Bibiliya iravuze ngo ijisho nitabaza ry'umubiri ubwo iyo rihumye itabaza umubiri uri mu mwijima umubiri wose umubiri ngo wose uri mu mwijima ukangaratete noneho ubu buhumyi bwo n'ubusanzwe turi kuvuga cyane hano ubuhumyi bw'umwuka ubwo ni gute noneho umuntu ashaka ko afite amaso areba ubwo tugira ngo duhumurize n'abantu batagira ngo turi kuvuga wenda abantu bafite ubumuga bwo kutabona byo bisanzwe ariko uyu muntu abana n'icyo akunda bafite ubumuga noneho rero turi kwibaza abo bantu umuntu ashobora kuba atanabona bisanzwe ariko mu mwuka abona cyane rwose ubwo turi gutinda cyane ku buzima bwo mu mwuka buhumye ni gute muramuduhuriza no kuvuga ngo itabaza ry'umubiri niba ari ijisho niba ripfuye ritareba ubwo biravuze ngo n'umubiri wose ntabwo ubona ni gute rero umuntu turamenya ko ari impumyi reka tutangaza kino kintu turifuriza abantu kubona ni nayo gahunda yacu ariko mu rwego dushaka kubabonamo turashaka ngo bavane kubona kw'ibigaragara babona ibitagaragara kuko niho hahishe byose babona ibitagaragara barayibona bagaragara yes birashoboka dufasha rero kuko urumva we ugaragara bari kwita impumyi kandi hari ibindi bintu wabona bitagaragara ariko birebwa n'abantu ngo bashaka ko bagaragara
sinzi none icyo kintu kiba gituma kibahuza n'ibintu bitagaragara bakabyumva bakayibona wabona ariko bipfira. Pawulo yaranavuze ngo ibintu bitagaragara nibyo bifite agaciro nibyo by'imbaraga. reka tubivuge dutyo. Aha, ni ukuvuga ngo ubundi umuntu agizwe n'ibice bitatu. hari igice kigaragara cy'umubiri, hakaba ubugingo, hakaba n'umwuka. umuntu wa nyawe n'utagaragara. Pawulo yandika yaravuze ngo twebwe ntabwo dutumbira ibigaragara, dutumbira ibitagaragara. Ibitagaragara bihisha iteka ryose. Mvuga ngo isi y'ibigaragara ni ikirore, ni indorerwamo y'isi itagaragara. kandi isi itagaragara niyo nini cyane. ubuzima bw'ibyo dufite bigaragara biva mu isi bitagaragara. niyo mpamvu kuba utazi isi bitagaragara ubaho wibwira ko hari icyo ufite kandi ntacyo ufite. abantu bakwiriye kumenya isi bitagaragara kuko naho Imana yifuza ko tugera. ubuzima tubamo, ibyo Imana idusezeranya, aho tuvuga tuzajya, icyerekezo cyacu cyose na bwa buzima buzigamiwe ni mu isi bitagaragara. wenda gato tubwira abantu sibyo. ni ukuvuga ngo mujya mubona ibikorwa biri hanze aha ngaha. imodoka wenda ni ikintu cyakozwe n'umuntu, etaje ni ikintu cyubakwa n'umuntu, indege ni ikintu cyakozwe n'umuntu, ibyogajuru ni ibintu byakozwe. ibyo ni ibintu biriho bigaragarira amaso y'abantu nyine aya ngaya tuvuga. ariko biriya bintu kugira ngo bibanze kuza bize mu maso, bigaragara amaso y'abantu, bibanza hantu Manuel yaravuze, iyo ngiyo mu mutima, ahantu hatagaragara mu bitekerezo, iyo ngiyo. noneho ibyo bintu niyo mpamvu ngira ngo aba bantu babyumve neza. aho ngaho hatagaragara niho hafite imbaraga cyane, ndetse habyara n'isoko y'ibintu bikomeye. kuko umuntu yagize ibitekerezo mu mwuka we, yahishuriwe, agira ibintu bizima, arangije arabyemplementinga, abishyiraho, abantu noneho batangira kubibona. rero aho ngaho iyo ngiyi indani ibwina niho Yesu ashaka ko ubanza kubona mbere yo kubonesha aya maso. none umuntu uvuga uti nge narize nshobora gukora software, murabizi ko zigizwe n'amadata n'amakode, ashobora kuba ari fluent cyane mu isi bitagaragara. ibyo bintu biri inyuma iyo by'amakode n'ubwenge butagaragara, akaba yakora ibintu bigaragara. turabona ko ahumye gute? uwo nguwo bizatworohera kumva isi bitagaragara. ariko icyo nshaka kubwira nuko iyi si yacu ituwe, iriho ibintu byose, iri activite zose, ni nako isi y'umwuka niyo ni isi ituwe, n'isi iri activite zose. Pawulo yigeze kujyayo ngo yari arimo, yavuye mu isi igaragara ajya mu bitagaragara. haragenda iyo si iragenda. Yes, niyo mpamvu umuntu ashobora kubaho atagerayo cyane, atakisesingayo. turavana muzatubwira urufunguzo rwo kugerayo. tuzasoza tubasha noneho icyo twisigiye ubuhumyi ni ubwo utagerayo. utagerayo. ubwo reka ngufashe nshuti yanjye, ubwo biravuze ko guhuma, iyo umuntu ahumye ngenda gutya, Yesu aravuze ngo muri impumyi zirandata abandi, abafarisayo. guhuma ni ukutagira access ku makuru runaka, utagira ibintu umenya. ariko kutabimenya ntibivuze ko bidahari. ibintu byose uzi bidahari utanemera ntibivuze ko bitariho. biriho ariko ntibibona. kuba utayibona si ikibazo cyawe. uyu muhungu abonye ibiti abonye abantu bameze nk'ibiti, ariko ntabwo ari ikibazo cyabyo, niwe ntabifiteho access. hari ibindi bintu utazi, utaramenya, utarumva, ariko bihari. byashobora ko n'ibi turi kugabya ibishoramahanga, akagira ngo ni kubera ikibazo cyabyo, cyane kamwe n'ikibazo cy'umuntu akagira ngo ahubwo ni n'ikibazo cy'ababivuga. akaba atari ku bundi birabiri bavuga buriya ko ntabyumva neza. ariko reka dushimire bari kumva ibi ngibi. amaso ashobora kuba amaze guhumuka. Pawulo yabwiye Abefeso amaso imitanye ahweze. uguheza ni ukuvanaho imboneranye, bisa n'imboneranye. iyo tuza guhumuka ni ukumenya ukuri. hari igihe umuntu abaho mu kinyoma, cyerekana bwa buzima bw'umwijima butabona. umuntu akagira ngo ikinyoma abayemo niko kuri nibwo buzima, akacyakira. ariko ntibikuraho ukuri, kandi ukuri ni Yesu. muri utazi Yesu rimwe utari no mu buzima Yesu ashaka abantu, ari mu mwijima. kugira ngo tubisobanure neza mu byumve, ari mu mwijima. ubone tubwira ngo yongere yinginga Imana. impamvu Yesu niwe ubikoze, nta wundi muntu w'umuntu.
niwe umukoze ku maso ntabwo ari imbaraga za famiye. touch on me Yes. Jesus. Yesu yagukoraho. Yes. Yesu adukoreho. Hallelujah. wenda nubwo atari ibyo uri kubaza si ariho abantu bibwira ko bamufite bakibwira ko banareba kuko wenda nk'ikintu nzi Yesu yaraje bazi ko bakize bareba batareba. Reka mbiguhe neza. Hano Yohana ahishurirwa we yarareba. yararebaga. Yes, yaravuze ngo ubwo nari ndi ku kirwa Ipatimo nari ndi mu mwuka ahita atangira kubona. Yes, nari ndi mu mwuka. Noneho ahabwa ubutumwa bwa marayika wari uhagarariye itorero ry'Irawodokiya. Umva byari bwiye kuri 14 navuze ngo wandikire marayika w'itorero ry'Irawodokiya uti wita amen, yego umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye iravuga aya magambo iti si imirimo yawe yose si imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubizi nukora kuko udakonje ukaba uri akazu yazi udakonje ntubire ngiye gukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze ndatunganiwe ntacyo nyene utazi yuko uri umutindi wo kwabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye n'ubusa. Umva rero sasa bari ibintu bitatu. Aravuga ko ari umukire. Yesu akabona ko ari umukire. Aravuga ko yambaye. Yesu akabona ko yambaye ntacyo yambaye. Akavuga ko areba. Yesu akavuga ati uri impumyi. Wigeze unareba. Kandi noneho ikindi giteye ubwoba iryo jambo rimubwira ngo wandikire marayika w'itorero. Marayika n'umushumba. Wandikire marayika w'itorero. Abo bantu bari mu itorero barakora ni idini barimo. Bashobora kuba abantu bariho bavuga ko bakize ari abakene, bavuga ko bambaye babunuje, bavuga ko bareba ari impumyi. Yesu kucyo bivuze katwumva afite n'umuti se. Umva uko yavuze ko yaba 18 dore ndakugira inama. Iyo nama desi ungure izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubundi kuba umutunzi. Yes. Kandi ungureho imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhubuke. Hashimwe Imana ko ifite igisubizo. Tudufashe uyu mwanya ngo tubabwire uyu munsi ko ubuzima buhumye udafite iherezo rizigamiwe. Ubuzima buhumye ubuzima bw'umwijima, ni ubuzima bw'ikinyoma abantu babaho bazi ko bazi ukuri. Aba Yohana avuze bari mu itorero ariko bavuga ko bakize. Turakize, bafite ibintu, bafite inganda, ibintu bikomeye berekanaga, bafite zahabu ibigaragara. Yesu yavuga ati mwebwe muri impumyi. Na Yesu yavuze ngo yaje mu bye ariko abe ntibamenye. Yohana yaje mube ntibamumenye, aza mu bye ntibamumenye. Noneho ari umucyo ngo bakunda umwijima kurutije umucyo, kandi yaraje kugira ngo babone. Yaraje kugira ngo babone, yarazanye umuti ariko baranga. Noneho n'ikindi tunarebye abitwa abatambyi bari w'icyo gihe, hari nawe yababwiye ati murabizi nimutanguraho umuti muzapfana ubuhumbi bwanyu. Arengera baramubaza, n'abatambyi bamubajije ubwo se ngo natwe turi impumyi dukurikije ukuntu duhari tuyoboye duhari amategeko turayabaha iki arabantu neza ko muyabaha mukaba mutakwifuza no kuyakoresha urutoki rwawe mukoreza abandi imitwaro mwebwe mutarembarembyeho n'intoki. ni ukuvuga ngo bavuga ubuzima bwo guhumuka badahumutse, mbese ntizabumvizira data abandi. Ariko buriya impumyi radasindi nuko ndevi zagwa he. Urumva bari bahagaze aho ngaho, inyuma yabo hari igikundi kinini cy'abantu babemera baza ngo bakabatambira ibyaha n'iki ari komantere nigeze gusoma nimba ari byo simbizi ngo ubundi umwenda wari ukingirije ahera. Impamvu Yesu yatumye utamuka mo kabiri nuko isanduku y'isezerano ntiyari ikirimo, ibihamya byabaga mu isanduku nta byari birimo, just bari barashyizeho umwenda gusa bakabeshya ko bagiye gutambira abantu, ariko ubundi bya bindi bitanga ubuzima birimo byaye
ariko hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu wazanye umutima. Kandi uwo mwenda ni umubiri we wacitse, ubu twinjiramo byose birimo. Haleluya. Ukakira ubuzima buri muri we, isanduku iri muri we, aho niho dushaka kuzinjira, ukava mu buzima bwo guhuma ukamenya ukuri. Yesu yaravuze 8:3 Yohana, nimumenya ukuri niho kuzaba batura. Turifuza ko umenya ukuri, utishinga idini, itorero, ahantu uri, ubuzima, abakwemera, abakomera amashyi bavuga ati nyamara urakomeye nta kibazo ufite. Yesu aravuze ngo nubwo uvuga ngo umukire ariko umukene, nubwo uvuga ngo uratunze nta kintu gihari, ariko akugira inama tuzamuguraho. Tuzareba n'ikiguzi azatuguraho umuti. Ndumva twasoreza twabwira abantu ko ubutumwa uyu munsi waba umuntu uvuga uti ngewe numvaga nta kibazo mfite, ariko muravuze ngo ibintu byo guhumuka sinzi, ariko ubwo basi nkora iki ko nsanze impumyi? Dusoza. Yes, icyo twabwira abantu tunabifuriza nuko abantu bahumuka, ariko umuntu aravuga ati na nkurikije ibyo numvishije ndumva binyobeye, nari nzi ko mbona cyangwa se ubundi kwibwira ko ubona. Ndagira ngo utangarize ko umenyeshe ko hari urundi rwego Imana yifuza kubonamo, hari urundi rwego yifuza kubonamo, hari urundi rwego ushaka kugeraho, kandi ibyo uzabona urwego numara kurugera nibwo uzaba ufite ubuzima bwa nyabwo busigamiwe. Mbivuze neza, Pawulo atarahumuka, Paul yabaye docteur. Yes, yabaye kwa Gamaliel. Niho yumva atarabona na Yesu. Yari afite abantu benshi bamwemeye, afite ibihamya, ifaridi yuzuye amadosiye, ajya gufata abantu. Ijoro rimuremye bisanga akwiriye kuhumuka. Amaze guhura na Yesu, ayishobora ko atabona. Yavuze ijambo rimwe, yabimenye uko bahuye. Yes. Aravuga ngo nkora iki? Nicyo twikwifuriza. Wakavuga ngo nkora iki? Kandi mbere afite ibyo yakoraga. Yes, yari afite umurimo uzwi ugaragara, ariko amaze guhura na Yesu ahumutse amurebye, aravuga ngo nkora iki? Ndetse ko icyo gihe ngo yahise y'amaso yibwiraga ko abona, yahise ahuma bya nyabyo. Imana yahise ishura ubuzima yari irimo ibumwereka mu buryo bugaragara. Arahuma noneho ararangata ngo agera kwa Gamaliel niho bamuvuriye, kwa uriya muntu aramusengera, arabona kuva uwo munsi ahita arahira, aravuga ngo ibya bindi yirukagamo, bya bindi yashakaga, bya bindi yarwaniraga, bya bindi yari afite, ibyo yita ku butunzi yataye umwanya, aravuga ngo noneho ibyo ngibyo byabaye igihombo. Kuva uwo munsi abo ubuzima buhumutse. Arakoze atubwiye abantu batekereza ko bimpumyi bavuga ati twakora iki, ariko turabyemera, ariko turabyemera ko turi impumyi, ariko hari abandi batabyemera bati turahumutse, ariko turabona twe nta kibazo dufite, kandi bari ahantu Yesu aba, ariko ntibahumuka. Bakora iki? buriya rero nimba bari aho Yesu akunze kuba ari, hari ibintu bashobora kuba bazi, hari makuru make bashobora kuba bazi kuri uyu Yesu. Twebwe icyo tubifuriza ni ukureba nimba koko barinjiye bakaza aho Yesu ari, bashobore kuba bazi inkuru za Elisa na Gehazi, sibyo? Bazi Elisa uburyo yarebaga, bazi uburyo Gehazi yarebaga, bashobore kuba bazi amakuru ya Dawidi no kwa Goliyati. Hari uburyo Goliyati yarebaga, ariko hari n'uburyo nuza Dawidi nawe yarebaga. Rero iyo mirebere y'abo bantu ba Elisa, ba Dawidi, ba ntuza Aburahamu ejo bundi yatonganye na ntuza na Loti. Loti wararebesha amaso arabate, urabizi igiye gutera imibare, barahitamo ubundi amahitamo aterwa no kureba. Umwavu ngo ahantu hanese niho ndeba, niho hanya, ariko ndi kubera ko oya ibintu tuzabira bahari igitangaza. Niko umuntu avuga ati ahisemo ikirombe kinese, undi ahitamo agasi, wavuga ati ni umusazi. Uyu muntu ibintu abamo bifite gahunda.
ntabona kumbi ibyo ahisemo Ibyo biruta ibyo yatekereje. oya ni ba Aburahamu banavuga ngo agiye gutanga umwana kandi ari umwe wenyine yari asigaranye ariko bitewe n'ukuntu areba arabati Imana bitewe n'ukuntu yankozeho umwana ndamugarurirwa kandi ari kumwica. Reka twifurize uyu munsi guhumuka nawe, ubuzima buhumye ubuvemo n'ubuzima bwo kuva mu mwijima ukajya mu kuri kandi bwo kwizera. Ashimire mwe mubanye natwe, ariko reka iyi gahunda ubuhumyi bwakomeje. Reka tuzavuge ubutaha, tuvuge noneho isoko y'ubuhumyi, uva isoko aho buturuka, kuko urumva ubuhumyi se asa yavutse ahumye bwaje bute. Katsabe ku isoko y'ubuhumyi ubutaha turebe nabo arabuvukana tuyimenye. Murakoze cyane, katsabe kandi ubutaha. Imana igumugisha, ndumva twasenga, Imana ikabana nawe kandi ugabwira ngo nubwo numva mpumye meze gutya ariko Yesu yampumura, mu buzima bushya yangira neza, nubwo numvaga ndeba ariko hari bisa n'imbonanye bitaramvaho, iki gikorwa Yesu azakigukorera. Imana turagushimira. Haleluya. Uri data twese mwiza. Uri Kristo umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Wasigiwe kugira ngo udukize, kuko we urahumutse. Abantu iyo baje aho uri barahumuka. Nta yindi operasiyo ibikora uretse guhura nawe, kuko iyo tukumenye tukamenya ukuri turahumuka, tukagira ubuzima bw'ukuri bureba ibyo amaso asanzwe atabona, tukumva ibyo abandi bantu batumva, tukagera aho abandi bantu batagera. Iyo si yo kwizera y'imirimo y'Imana yo kubana n'Imana. Niyo dusaba umuntu wese kugira ngo uyu munsi nawe ayibemo imufungukire mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Murakoze cyane, Imana ibamugishe.